kubanza amaze gukoroka ndakoze makuru ari Richard nk'iki cyago kandi nyamanda guha amahirwe yo kunyitwaraho neza iminsi imbere ndandi umukire basi reka mubaze ikibazo kimwe kandi dusubize nibura wigize unkunda aho nari mu buzima bwawe iyo yaba umunota umwe please niwe mugore wenyine mu buzima nakunze kandi nagukunda kugeza ukwizo ry'ubuzima bwawe. sha unsenze mu mirimo wihangane nta kibazo sha oya Jose nta kintu bintwara habe na gito ahubwo se niba hari n'ibindi uzane nkufasha aya nacyo ariko nakubwiye ko tugiye kwimuka oya pe ntago wigeze ubimbwira bimeze bite tugiye kwimukira Remera muri ya nzu nshyashya Imana ishimwe cyane sha hari hazajya hananyorohera kubasura byambonaga mukunda ahubwo nta kibazo hazajya hanyorohera yega wowe wow hari byasaga nk'ibimbunyeho ukuntu ariko nanone hari ikintu ntarasobanukirwa biriya bintu wambwiye nibyo cyangwa n'ubu sindamenyera reka nkubwire pe nanjye ubu ngubu byarantunguye nibaza niba ari Richard bikanyibira gusa sinzi icyatumye bikora none se Jose ufite izihe ngamba sha urabizi pe birababaje ntago nigeze ntekereza yuko nzashaka gutya ariko nyine ubwo ngubwo nta kundi nabigenza ariko se waraperereje neza umenya ko afite undi mugore ahako se kari ubwo ko guperereza kundi uvuga no kuyi njewe ubwanje nakunze kumubona ataraye mu rugo ntaza aho yaraye navuganye n'icorekeye kuri telefone ibyo yambwiye ikindi kandi nivugane n'inshuti magara ubwo koko ukundi kuri nkeneye kurenza uko nguko nukuye ihangane ndabizi ubu ngubu umutima wawe rwose urakomerewe ufite intimba ariko nta kundi hangane sibyo igihe kizagera kandi bizarangira wibaze niba warigeze no kubicamo bikuyobera sibyo ihangane kandi igihe cyose uzankenera nzaba mpari pe Kari urakoze wambere inshuti nziza nukuri ibintu byose tubicanamo kandi nagushima yuko wambere umuvandimwe mwiza ahubwo uvuze ikintu cy'umuvandimwe ndibuka wa muvandimwe wanyu mwashakaga byagenze gute Karine se nimba yaranapfuye mukurikire se gusa uko biri kose urabizi birambabaje singiye ukubeshya ubu ngubu bimaze kunyubira urabizi ubuzima nakuriyemo nakuze mbabaye ntishimye ndi njyenyine noneho ngerekeho no gushaka gutya ntabwo nzi ko nabishobora pe sinzi ko nakubakira kuri iyi nkovu nsanzwe mfite oya se kandi shema barabihangane we kurira pe ihangane we kurira uzabicamo kandi ndabizi ufite umutima ukomeye uzabishobora sibyo ihangane oya nta kundi nyine ubwo ngubu uko biri kose Imana nizi ukuntu bizagenda gusa ariko Gabi yarantengushye erega reka nkubwire ikibazo cyawe nawe uramwegezayo niyo yagira umutima wo kukwegera ngo agusaba imbabazi yabura aho ahera ko mwiyegereje kandi ibintu bizagenda neza azagusaba imbabazi erega Kari Richard nanjye ndamukunda pe Richard ndamukunda ndanamukumbuye ariko nanone iyo arimo aritwara kuriya bituma mburira imbaraga zo kuba nanamwitaho pe oya muha umwanya umwiyegereze ibintu bizasubira ku murongo neza nta kibazo pe shangiye no muvi ndayikunda ariko kuvura mu baby nuramujemo batandukana nushaka kuyikuremo nago nyishika no kukireba nshana njye umutipe ni nakudaga gamana baravuye baramanyije igice cyakuryo nago nakibonye cyabanjirije iki ahubwo sisaka nkubaze amakuru ya boyfriend bite nabona kubwiye aguze ikintu ari ubwira undi rakukunda ko yashambira boyfriend wanjye nyine byararangiye twatandukanye kubera iki imico yiwe niyanjye ntago bihuye akutana umusore mwiza nkuriya ufite amafaranga wihagazeho kuriya niye mico idahura waje kubugoryi ese urabizi neza ko isi njye nawe tuba zitandukanye ibyo wakora njye sinabikora ntabwo nagurisha umubiri wanjye ku musore ngo nuko afite imitungo cyangwa se kugira ngo amundi rero ibyo ngibyo ntekereza ko nzanabikora usanga nkwibariza ikibazo
ubundi uragenda muryamane ntabwo watwara ibyawe urabitahana akweza amafaranga nta rukundo rubaho bitemo kuryamana mva mubwiza ukuri rero so nta nama zawe nkeneye nta kintu kimwe nshaka kumva ntabwo nzaryama n'umusore kugira ngo ankunde cyangwa nkurikire imitungo yiwe kandi ibyo tunabyihorera ahubwo se twaganira ibindi iby'akazi kawe bimeze bite iby'akazi kanjye sijya ngo njyewe ntabwo ndahariya kubera akazi njye ndahariya kubw'umupango wanjye kandi bidatinda byatinda byaza vuba igihe icyo ari cyo cyose ikintu nze ni iki kintu Richard nzamwegukana reka mubwire cyakora ibyo wakirukamo byose utekereze ko ibintu biri gukorera Ibro atari byo Ibro mushyira mu migambi ya nyuguti ntazi niyo biva niyo bijya gute ukamushyira mu migambi Ibro ni umunyantege nkeya sibyo nzamukoresha kugira ngo ngire aho ngera ku cyo nshaka yes nutareka ibyo bintu urimo tana iherezo ryawe riri bugufi ariko ko rumva unega iminsi nta minsi nguteze ku ikintu kimwe nizeye ni kimwe ni uko Richard azaba uwanjye Hi. Ibi bintu bizageza ryari kuko mu by'ukuri cyo gukomeza umwuga urabizi ndagukunda ndagukeneye iruhande rwanjye reka kunkora ibintu no sheri ntabwo uramutse imbabazi ahubwo nigiye ukwiye gusaba imbabazi kubw'amakosa yose nagukoreye sheri umbabarire umbwize ukuri umbwire ikibazo umbwire ukuri kose uko kumeze kabone niyo byaba ari imbabazi uyangana ubimbwire njye nta mbanga mfite mu mutima wanjye numva adasanzwe ntakubwiye byinshi turabiganira mu by'ukuri icyo ntekereza cyose nawe urakizi nta kibazo nta kindi kibazo ngiye mfite wumva usibye kugusaba imbabazi gusa ukambabaye nta kintu nyamara sheri aya ni amahirwe nari nguhaye mbabara wiyangiza pe mbwira uzi ukuri ikibazo ufite ntabwo urakeka ko nshobora kuba mfite ikibazo nkaba ndimo ndakikubwira ariko sheri mbwiza ukuri pe urabizi ko ngukunda nta kintu na kimwe wambwira ntabasha kumva ngo mubabarire wowe mbwira kandi rero ndumva byakora nsezeranya ko uri bumbabarire niyo mubwira ibintu byo kubwira ndabigusezeranya uribuka umunsi dushwana ngiye nawe umunsi dushwana naragiye batanashaka barantwara bangurira amayoga mu by'ukuri baranyuye inyuma njye nikanze ndyamanye na atabasha kuburira nabaye nk'ijuru riguye hejuru akangukiye hejuru birambabaza ariko ntabwo nigeze mbikora ku bushake kuko urabizi niwe nkunda wenyine ndabizi iki ni ikintu gikomeye kukubwira ni ikosa ritoroshye ariko nizeye imbabazi zawe kuko nzi neza ko urukundo nkunda rukomeye kurusha amakosa yose nabakorera ariko njye hari ikintu ntari kumva uriya mukobwa atanashe niba utamukunda aracyakora iki ku kazi ese ni umuhanga bingana iki ku buryo wumva ko utamwitesha muri kwiye nta wundi buhanga budasanzwe afite ntabwo ariko numva namwitesha ahubwo nanjye ntabwo nibaza impamvu akiri hariya nashatse kumwirukana inshuro nyinshi ariko umbabariye ukamereza amahirwe y'ibintu nabikoraho kandi nkabikora bikagenda neza tanashe ntabwo mukunda wowe nkunda please ariko sheri nagerageje nakoze uko bishoboka byose ngo nkubere umwizerwa ariko nta kintu na kimwe ubibona ahubwo gukomeza kumbabaza ariko ndakubabariye uyu munsi duhindura uburiri urajya mu cyumba cyawe nkanjye mu cyanjye nari mwitabye bose Libra rero ntacyo nshaka kumenyesha bishobora kuba kiri gutungura ukagifata nk'igikorwa cy'ubusazi ntucyumve kikagutungura
ukabyishimira cyangwa se bikakubabaza uraza gufata uko ubishaka. Ariko ikintu gihari ni uko namaze kwirukana umuntu bita Tarasha muri kampani yanjye. Iyi ni ibaruwa imusezerera hehe ku kazi. Ese boss ibintu wabitekerejeho Cyane. neza? Niba n'ikintu ngize ntekerezaho neza mu buzima bwanjye mbere yo gushinga iyi kampani, igitekerezo nicaye nkatekerezaho umwanya munini neza nitonze, nice kwirukana uriya mukobwa muri kampani yanjye. Ese boss uzagira n'umutima basi? Oh? Uzagira umutima? Kingira umutima? Niko. Hejuru y'ibintu byose nakubwiye. Ukabuza ukuntu uriya mukobwa yanteranyije na madamu. Ukabuza process zose ukuntu zitari yagenze. Niko utumye ukambwira ngo ngira umutima. Niko. Sinzi ikindi ubundi muwugirira uriya mukozi utagirira abandi bakozi ni mu bwoko ki. Nese koko ikibazo urabona ari cy'uriya mukobwa cye kibazo ni cyawe. Utekereje mu nyurabwenge. Urabona ikibazo uriya mukobwa cye kibazo ni wowe. Ikibazo ni njyewe. Ni wowe. Ushaka kunsobanurira uburyo ugenda ikibazo kuri uriya mukobwa. Niko. Niwe muntu story usibaye nza kukubwira. Niwe muntu mbwiza ukuri ibintu byose uriya mukobwa akora. Si wowe. Ni njyewe. Hanyuma ni gutunyuka ukambwira mu kiragayitse. Reka nkubwire rero niba kigayitse. Aho kujya muri mukobwa ntiyajye n'umugore wanjye, ni kumva yava muri kampani yanjye akagenda. Kandi umwanzuro nawufashe. Kirava mu giciro. Akomana yanjye ni iki koko bira. Bwa mbere igize gutya ashwanye na madamu hejuru ya mukobwa. None inshuti yanjye magara akaba n'umukozi wanjye nawe debera rwasira zitangiye kuza. Ibi bintu ndamenya ni ibiki. Ariko ntacyo bitwaye. Aho kugira ngo mbure umugore wanjye nkunda. Ibra yagenda, Tarasha akagenda, nasiga buri kimwe cyose nyuma kumugumana umugore wanjye. N'abagenda. Karibu. Bitema. Nziza mukuru. Neza. Nese kuri hano mu masaha y'akazi. Sha. Ari nce hano. Ese undi we kutaje mu kazi byagenze gute? Uyu munsi ni off yanjye. Ahubwo nakurikiye message ntabwo ayibonye. Oh. Sorry nabonye. Ariko uri hano wenyine? Yanjyana njye ntabwo sintakizi. Usanzwe ndi kunywa amata. Sha ndi kwihuta rero, nifite umwanya mukeya. Ntabwo ari ngombwa kunyakira. Ahubwo hari ibintu nje gukora. Gotana sinzi ukuntu byakira. Ko birababaje. Sha Ibra. Ntabwo byanga ibyo biryo nyine kwihanganira ko niciye muri byinshi bishoboka. Kimbero pe. Ibra. Ibra mwanyirikana. Kubera iki ngiye gukinga nawe twinjira mu buzima bwawe. Shatana. Ihangane gusa biraza kumera sawa. Sibyo? Byose nari mbyiteguye nyuma yo kubwira biriya byose yumvise ko bose azamukana. Ese ubundi kuki utahise ubijyana polisi bikimara kuba? Wabuze iki? Ibra ncyara mfite umuryango, mfite mama, mfite basaza banjye, mfite barumuna banjye ngomba kwitaho. Iyo mutanga nifite ubwoko bw'amahirwe y'akazi kanjye. Sorry ihangane. Ni ukuri sinenzi ko ufite umuryango mu cyaro. Sinenzi ko byanakugoye kugeza kuri uru rwego. Byarangoye cyane. Nanjye bimvuyemo kubura akazi kanjye. Gusa nakuri. Si ubundi guhita mujyanye polisi bikimara kuba. Ibra twaba dutandukaniye hehe nawe? Afite umuryango, afite abagore, afite n'umwana. Twaba dutandukaniye hehe? Twaba twangije ubuzima bwa Josiane. Twaba dutandukaniye hehe? Kira ubwana bwiza ariko. Jewe nzihangana please. Reka ubwana bwiza. Ubu se nta muryango ufite? Mbese niba wari ukeneye kuwitaho? Nta kwirukanye mu kazi se? Wavanyeho ngaho ubutese. Ibra umuryango ndawufite. Ariko njye ndabyizeye ndabicamo please. As long as wowe uri kumwe nanjye kandi unyumva kandi unyizeye. Kandi reka ngende gusa warakoze kumbera umwana mwiza.
njye nzakora buri kimwe cyose ku bwawe sibyo mundongoje nkiri umwana genda cyari umwana kandi aracyari umwana akoze cyane ariko none se kuri gucura twagiye fafa twigendera mugiye kuvuga amasezerano y'abashakanye nk'uko kiliziya ibitegeka sha ni inshuti ariko ukureba yabyibagiye kuko bigenda ikeneye guhita musubira